watumye mpfina ibyaha byabihamba mazarazuka wamuze nase nagaruka nzamushimira ibyo. Ndagira ngo mumfashe Yesu mumfashe umwami Yesu tumushimire, tumuha amashyi menshi cyane. Iryo zina ryiza cyane sinzi uko naryogeza, nzajya mu ijuru ku bwaryo mpore nsingiza Yesu. Iryo zina ntarikunda ry'umucunguzi wanjye, iryo zina rihebuje niryo rinyidingiza. Wereka iryo zina ryiza niryo ngabinkingira, irya myambi ya Satani ntabwo yarishobora. Iryo zina ndarikunda ry'umucunguzi wanjye, iryo zina rihebuje niryo rinyidingiza, niryo rimesha ubutware bwo kunesha iby'iyi si, rikamvana mu buretwa rikampa umudendezo. Iryo zina ndarikunda ry'umucunguzi wanjye, iryo zina rihebuje niryo rinyidingiza. nzajya wikubita imbere inkubona mu ijuru, wowe mwamutwara abami nyiri ryerusingizwe. Iryo zina ndarikunda ry'umucunguzi wanjye, iryo zina rihebuje niryo rinyidingiza. Amen. Reka Yesu tumwongera andi mashyi menshi.
abaje nyuma nivuze, nitwa Pascal Ahimana, ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abahungu 5 beza n'umukobwa. Hanyuma nsengera i Remera kuri paruwasi, nishimiye kubana namwe. Imana umugisha Shumba Edimo umaze kutuganiriza. Nkunda kumva ibintu bimubamo, kandi urumva twabanye cyane kuko yaje hano avuye i Remera, kandi twari dufitanye ibihe bikomeye. Imana umugisha mu izina rya Yesu. Na mwene data batuganirije, Imana umugisha mu izina rya Yesu. Yatuganirije amagambo meza. Ari nimo ndabwira Sami nti uriya muhungu biragaragara ko Imana izamukoresha kuko urabona ko ari mu nzira. Imana umugisha mwene data. Abafite Bibiliya reka twihute tuzifate, dusome igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cya mbere. Turasoma umurongo wa mbere tugere ku murongo w'8. Twongere dusome kandi Abaheburayo igice cya 13 umurongo waho w'8. Duhere mu byakozwe n'intumwa igice cya 3 umurongo wa mbere tugere ku w'8. Byakozwe n'intumwa igice cya 3 umurongo wa mbere tugere ku w'8. Nuko Petero na Yohana barazamuka bajya gusenga mu gihe cyo gusenga aricyo saa 9. Hariho umuntu wavutse arema y'ibirenge, yarahekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe. Abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati feza n'izahabu ntabyo mfite, ariko icyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende. Maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Uwo mwanya ibirenge bye n'ubugombambari birakomera. Arabandaduka, arahagarara, aratambuka, yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yiteye hejuru ashima Imana. Kongereho Abaheburayo igice cya 13 umurongo w'8. Haravuze ngo Yesu Kristo uko yari ejo n'uyu munsi niko agize gute, kandi niko azahora iteka. Ndagira ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo mu izina rya Yesu harimo imbaraga zikiza. Kandi ntabwo mubeshyera, ibyo ngiye kuvuga ngiye kubivuga mbizi. Mu izina rya Yesu harimo imbaraga zikiza. Twumvise amagambo menshi akomeye kandi twahembutse. Ndagira ngo nanjye muhe umwanya tuganire, kandi nitumara kuganira turaza kwinjira mu mwanya wo gusenga nyirizina. Kandi ndashimira Imana ko ndi kumva Imana ahantu. Buriya nge nerekwa gakeya, ariko iyo mfashijwe nkagera ku rwego nerekwa, Imana iba yaje kabisa. Haleluya. Murabizi hari abantu baba bafite impano yihuse nyine ku buryo Imana imuhishurira ibintu byinshi nka basamu. Ngiye kwerekwa kwanjye biza gake cyane. Mbese iyo nereka ubwo mbanzi ko Imana yaje. Kandi ikintu neretswe ndaza kukibabwira tugiye gusenga. Haleluya. Hanyuma mu izina rya Yesu harimo imbaraga zigize gute, zikiza. Izina rya Yesu iri hejuru y'amazina yose. Kandi izi mbaraga ziri muri iri zina ziri hejuru y'imbaraga z'abakomeye, ziri hejuru y'imbaraga z'abafite ubushobozi, ziri hejuru y'imbaraga z'abami. Amavi yose akwiriye gupfukama muri iri zina. Indimi zose zikatura ko Yesu ari Uwiteka. Imana Data wa twese ihimbazwe.
izina rya Yesu riteye ubwoba bene data. Haleluya. Niba hari umuntu wahishuriye ibintu bikomeye cyane, ni umuntu wahishuriwe umwami Yesu. Uyu muntu arakaze. Reka nkubwire, nubwo wenda ushobora kuba uri ku rwego wenda hari ibyo wifuza utarageraho, jya wishimira ko ufite izina rya Yesu. Niba hari igitangaza gikomeye cyane Imana ikorera umuntu agihumeka, ni ukumuhishurira umwami Yesu. Ni ikintu gikomeye. Reka mbabwire bene data, haleluya. Umuntu abageza yaraciye mu bintu byinshi cyane, yarabonye ibintu byinshi cyane, ibyiza ibibi, mu bintu byose nabonye kuva namenye ubwenge. Ikintu gikomeye cyane mu byo nabonye, ikintu gikomeye cyane nakiriye mu bintu byose naciyemo, nuko nahishuriwe izina rya Yesu. Nicyo kintu gikomeye cyane. Umuririmbyi amaze kumenya ububasha muri iri zina n'umugisha uri muri kurihishurirwa, yaravuze ngo njya ninginga Imana kugira ngo ikwereke Yesu, ngo mwakire nawe, ngo niko nkusabira. Aravuga ngo kandi numara kumwemera nk'umukiza wawe, ntukabigira ubwiru. Haleluya. Ujye ubwira abandi bantu ibintu yagukoreye, kugira ngo nabo bahumuke, nabo bahishurirwe izina rya Yesu. Muri iri zina harimo imbaraga zikiza. Kandi ijambo ry'Imana ntabwo ari amagambo, ijambo ry'Imana ni ubuzima. Ubu mu masengesho turaguza gusenga, nyuma y'ibyo tumaze kumva n'ibyo tugiye kumva, hari abantu baraza kwakira ubuzima babwakiriye muri iri zina. Hari abantu baraza kwakira ubuzima. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Hariya dusomye mu byakozwe n'intumwa, ni igihe abigishwa bari bamaze kwakira umubatizo w'umwuka wera. Murabizi bari bamaze igihe babatizwa mu mazi. Iyo tagiye kujya mu ijoro bababwira ngo hari umubatizo wa Yohana w'amazi, ariko mu minsi mike ngiye kubabatiza mu mwuka. Haleluya. Ku munsi wa Pentekote bagira gute? Barabatizwa. Abantu bakiriye umubatizo bajye bahimbaza Imana mu izina rya Yesu. Ariko reka mbabwire ko icyo wakoze kugira ngo batizwe, ukwiriye kuguma muri ubwo buzima. Kuko umuntu abatizwa rimwe ariko agakenera guhora yuzuzwa. Biratangaje ko kuri Pentekote igice cya 2 umurongo wa 4 cy'ibyakozwe n'intumwa biravuga ngo bujujwe umwuka wera. Ariko iyo ukomeje gusoma mu bindi bice bikurikiye, nabwo ngo bakomeje kugenda buzuzwa. Uwo muntu mwegeranye ntabwo ari ukumurushya, mumpera ikiganza mumbwirire ngo bya bihe wabayemo kugira ngo wakire umubatizo w'umwuka wera, ukeneye kubigumamo kugira ngo ukomeze guhora wuzuzwa mu izina rya Yesu. Ntacyo bitwaye bimubwire turi mu masengesho. Umuntu abatizwa rimwe ariko agakenera guhora yuzuzwa. Yes. Hanyuma izi mbaraga zimaze kuza, mu gice cya 3 Bibiliya tubwiye ngo mu masaha ya 9, Imana ishimwe ko ariyo tugezemo, ngo nicyo cyari igihe cyo gusenga. Mana, turaza gusenga Mana, sawa, turaza gusenga muvandi. Baragenda bajya mu rusengero gusenga. Bageze ku muryango w'urusengero basanga umugabo w'indushyi, ngo wavutse afite ubumuga, afite ikibazo ubumuga bw'amaguru. Yes, yaramugaye ibirenge. Bandi bazaga ku rusengero baje gusenga, nawe bakamwitwaza bakamushyira ku muryango w'urusengero kugira ngo asabirize abaje gusenga. Yari magambo, abandi bazaga ku rusengero baje gusenga, we bakahamuzana kugira ngo asabirize abaje gusenga. Uyu muntu yarababaje bikomeye cyane. Ntago yinjiraga mu rusengero, bamushyiraga ku muryango kugira ngo asabirize. Hanyuma Petero na Yohana babonye, nabo arabasaba nk'uko asaba abandi ngo mwampaye. Petero aramubwira ngo ikintu dusabye ntacyo dufite, ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ntago twabyitwaje. Ambibutse ko bari babifite, ariko ubwo ntago bari babyitwaje. Baramubwira batariko nubwo icyo dusabye ntacyo dufite, hari ikindi dufite. Kandi ikindi bari bafite
cyarutaga icyo yari abasabye. Iyo bamuha icyo abasabye ntabwo byari kumubuza gukomeza gusabiriza, ariko icyo bari bafite, kandi mbibutse ko iki bari bafite ni izina ry'umwami Yesu. Haleluya! Iki bari bafite cyari gifite ubushobozi bwo kumuhagurutsa. Amafaranga asaba akajya ajya kuyakorera, akaza kurushengera aje gusenga nk'abandi. Bene data, izina rya Yesu riratangaje. Petero amubwira ngo kandi kidufite turagira ngo dutumbire kugira ngo tukiguhe. Arangije ngo abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Hanyuma Petero arangije aratambuka ngo amufata, aramwegera aramubwira ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugire gute. Nusoma neza Bibiliya urasanga uwabibwiye atarabyizeye kuko ntabwo yigeze ahaguruka. Byamusabye gutambuka, arangije ngo amufata ukuboko aramuhagurutsa. Urumva amubwira ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende. Buriya mu mutima yatangiye kwibaza ngo ubuse uyu muntu azi ko kuva navuka ntaragenda, ubuse uyu muntu azi ko kuva nabaho ntazi uko bagenda, ubuse ntabona ko amaguru yanjye bidashoboka ko yagenda. Ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Hanyuma Petero icyo yari amubwiye yari akizeye 100%. Izina yari ategetsemo, yari azi ubushobozi buririmo 100%. Nubwo amubwiye ngo haguruka ntahaguruke. Kandi Petero yari antangaje, yaramubwiye ngo haguruka ntiyabona ko ibirenge kw'amaguru arambutse, ariko mu kwizera yari abivuganye kwizera azi ku 100%. Araza guhaguruka ngo amufata ukuboko, arangije aramuhagurutsa. Undi ngo ateye gutyo ukuguru yumva ko arambutse, aravuga ati kwa Jina amaguru araje se. Atambutse abona biremeye. Oh la la! Aravuga ngo igihe nakaziye hano banshyira ku muryango w'urusengero nirwa nsabiriza, uyu munsi ndashima Imana. Ngo yahise agenda imbere ya Petero na Yohana, yinjira mu rusengero, ngo agenda yitera hejuru avuga imirimo y'Imana, avuga imbaraga z'Imana. Mwene data, reka nkuhanurire, umaze iminsi ufite amarira menshi, uri kubona ibintu biteye ubwoba gusa. Mu izina rya Yesu harimo imbaraga zaguha ikikunezeza mu izina rya Yesu. Hari umuririmbyi wavuze ngo yegega ngo avumba ngo amashimwe ngo yabandi ngo akarebera ngo mu madirishya ngo, ariko uriya muririmbyi muzamunyereka kabisa. Ndashimira Imana ko ubuhamya bw'abandi wumva nawe Imana yabukuremera mu izina rya Yesu. Ibya haleluya! Yesu afite imbaraga kandi ndamushimira ko abo yakoreye ibintu bikomeye. Uwakoze ibikomeye nk'ibyo ngibyo ntabwo dusenga muri umunawe, niwe natwe dusenga. Kandi ibintu byose birahinduka, yewe n'abantu barahinduka, we ntabwo ajya ahinduka. Nta n'agacu ko guhinduka kamugaragaraho. Imbaraga yari afite cyagihe na n'uyu munsi aracyazifite, aracyuzuye kugira neza kwinshi. Imana ihimbazwe cyane. Hanyuma abantu bari mu rusengero, urumva iryo teraniro ryabayemo ibintu bikomeye cyane. Abantu bari baje bati se ko mu materaniro umuntu avuga ari uko bamuhaye ijambo, umuntu uri gusakuza ninde? Ariko bakumva ari gusakuza ashima Imana. Urumva hari abantu bagiye gusakuza muri iyi teraniro kandi bagasakuza urusaku rwo gushima Imana. Haleluya! Nababwiye ngo ijambo ry'Imana ni ubuzima. Ibyo ndi kuvuga ntabwo mbeshya. Hari abantu bagiye gusakuza urusaku rwo gushima Imana, urusaku rwo kuvuga imbaraga z'Imana. Take it up before. Hey, haleluya! Hari abantu ndimo ndabyumva ko hari abantu mu isi y'umwuka, abari mu mubiri ntabwo babyumva, ariko mu isi y'umwuka ndumva hari abantu bagiye gusakuza urusaku rwo gushimira umwami Yesu. Ababyakiriye haleluya! Abantu baraza gushima urusaku.
kandi na mwene data yabihishuriwe perezida ari gusengera Edimo, namwumvise hari ibintu bikomeye cyane yavuze nuko mutabyumvise, nawe yabihishuriwe. Hanyuma barebye birabayobera, babona ni wa wundi wabasabaga ibiceri. Baribaza, uyu muntu usagira sate mu rusengero kandi ubundi yabaga ari ku muryango. Noneho ikintu kibatangaje, babona ari kwigenza. Baravuga ati, bakajya bibyiringira ku maso, ni we se cyangwa ntabwo ari we? None se ko tubona ari kugenza ibirenge? Haleluya. Barumirwa, baratangara. Hanyuma bagiye kubona, babona Petero na Yohana nabo babaje inyuma. Baravuga bati, biragaragara ko ibitangaza byari muri shebuja. Mumvira ijambo, biragaragara ko ibitangaza byari muri shebuja byimukiye muri bo. Turashimira Imana ko ibiri muri Kristo Yesu ibimwuzuye nibyo yaduhayeho. Kandi yari yarasize avuze ngo unyizera azakora nk'ibi nkora, akore n'ibibiruta, kubera ko ngiye kwa Data. Imana ishimwe cyane. Ubu hari umuntu wakibaza ngo kuva itorero ryabaho hari ikintu cyabayeho kirenze ibyo Yesu yakoze, kitari mu byo Yesu yakoze? Azakora nk'ibyo nkora, akore n'ibigize gute? Papa Petero hari ibintu bakoze Yesu yarasize adakoze. Terebye, Imana iguha umugisha. Ntabwo igicucu Yesu cyakije abantu. Icyo gitangaza ntabwo Yesu yagikoze, yagisigiye ba Petero. Kandi hari abarokore benshi basoma Bibiliya babona ibintu Yesu yakoraga bakagira ngo ni Yesu wakiriye agiye. Oya, ntabwo ajya ahinduka. Isi izarinda irangira adahindutse. Ibyo yakoraga cyagenda n'uyu munsi aracyabishoboye. Imana idufashe, tumwizere, tuzamure icyizere, tumwizere. Uko yarameze cyagenda n'uyu munsi niko akiri. Hanyuma ngo barabatumbira. Petero arabaza ngo ko tubona mudutumbiriye, mwageze ngo nukubaha Imana kwacu kumugendesheje? Oya, ahubwo Yesu cyagihe mwishe Imana yaramuzuye, ubu ni muzima. Turashimira Umwami Yesu ko urupfu rutamuheranye. Ku wa mbere w'iminsi 7 marayika ngo yabirindiwe igitare, arangije akicaraho. Umwami Yesu arazuka amaze kugera ku isi, aravuga ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Ndashimira Imana ko ibintu byose biturwanya Umwami Yesu abifiteho ububasha. Mu yandi magambo, biri munsi y'ubushobozi bw'imbaraga ze. Hanyuma barabwira ngo kubera ko yizeye izina ry'Umwami Yesu nicyo kimugendesheje. Icyo gihe urumva ayo materaniro yabayemo ibintu bikomeye cyane. Murabyibuka ko nyuma yaho hahise yihana 5,000. Hari abantu bari bamerewe nabi, Yesu agiye kugirira neza kugira ngo bivuge ubutumwa, bizana abantu benshi kuri Yesu, bituma abantu benshi bizera izina rye. Haleluya. Ndibutse ibitangaza Yesu akora, intego ya mbere ni ukugira ngo abantu bamwizere. Kubera ko akenera ko abantu bamwizera, ni ukuri hari ibyo agiye gukora, kandi bizatuma babantu bo mu muryango wawe, babaturanye, utabwira izina rya Yesu ngo baryumve. Murabizi hari abantu bemera babonye, hari n'abemera bumvise. Abemera bumvise Yesu yaravuze ngo nibo bahirwa, ariko hari nabo bameze nka ba Toma ntabwo ushobora kumubwira ngo Yesu yazutse, ntabwo ashobora kubyemera. Yesu yiyereka abigishwa bwa mbere, Toma ngo ntabwo yari ahari, sinzi aho yari yagiye. Hanyuma aje baramubwira bati, mbega ngo urahomba, oh la la, uzi ko Umwami Yesu avuye aha? Arababaza ngo muvuze nde? Bati Umwami Yesu. Muri bazima cyangwa? Bati twamubonye. Arababwira ati mwarasaze kabisa, ibintu bamukore mwari muhari cyangwa ntabwo mwari muhari? Ati cyangwa mwari mwibutse ibintu bamukoreye, murabona yazuka uretse gukabya. Bati arababwira ngo uwo mwabonye iyo nza ko bampari ntabwo nari gupfa kwizera ko ari we, keretse ndebye mu biganza kareba inkovu, kareba no mu rubavu, cyakora bwo napfa kubyemera. Hanyuma bituma Yesu agaruka. Haleluya. None wagaruka Toma hari ahageze, aramubwira ngo Toma, wabibonye ko ari njyewe?
tomati ubwo mbonye inkovu. Biragaragara ko ari weho kabisa. Hanyuma aramubwira ngo hahirwa abizera batagize gute. Mu yandi magambo ubu twe turahirwa ko tumubona mu mwuka, ariko ku ruhande rw'umubiri ntabwo tumubona. Imana ihimbazwe cyane ko duhirwa kubera ko twizeye tutabonye, twumvise. Urabizi ko kwizera kuzanwa no kumva. Amen. Rero niyo mpamvu Yesu akirisha abantu ubutumwa bwiza, ariko abandi akabakirisha imirimo ye. Ntabwo ushobora kujya imbere ya Nebukadinezari umubwira ngo Imana irakomeye. Yahita kubwira ngo nubwo ikomeye ariko iri munsi y'amaboko yanjye. Niko yabwiye Basaduraka. Yarabaje ngo nihe Imana irabakiza amaboko yanjye. Ubwo bigaragare ko nta Mana iriho ishobora kubakiza amaboko ye. Niko yibwiraga. Kubera iki? Ntabwo yari ayizi. Baramubwira bati izajye wenda ntabwo tubizi, ariko iyacu dukorera ibasha kudukiza amaboko yawe. Sifa kwa Mungu. Baramubwira bati kandi twizeye ko izadukiza. Ariko kugira ngo berekane urukundo bayikunda, baramubwira ngo ntugire ngo twanze kubarara kubera ko yadukiza gusa, nawe itadukiza. Haleluya. Barababo babata mu itanura ry'umuriro. Umuntu weretswe Yesu bwa mbere ni Nebukadinezari. Yarebye mu itanura agira ngo rebe aba bahungu bamusuzuguye uko bari gushya, nkaho yakabonye bari gushya ngo bona bari gutembera mu itanura, kandi batari bonyine, bari kubwe n'umukiza. Arahindukira abaza abagaragu be ngo arya twatayemo bangahe. Baramubwira bati ntabwo uzi ko twatayemo batatu. Arababwira ngo apfu ntabwo nge mbonyemo bane, kandi uwa kane arasa n'umwana w'Imana. Haleluya. Musasome Bibiliya. Nyuma yuko amaze guhishurirwa Yesu, yaramuramije ku rwego rukomeye cyane. Aravuga ngo Imana y'Abasaduraka nigire gute? Nishima. Niki cyari gutuma yishima atabonye imirimo y'Imana? Bene data, hari imirimo Imana igiye gukora kugira ngo abantu bafite imitima nk'iyitizera bamenye ko Yesu afite imbaraga, bamenye ko Yesu ari umukiza w'abari mu isi. Imana ishimwe cyane. Ntabwo Nebukadinezari yari kubyemera. Yemejwe n'imirimo Imana ikoze. Kandi Basaduraka bavuye mu itanura ngo nta n'umwotsi wabanukagaho. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Mu izina rya Yesu harimo imbaraga zikiza. Hari umugabo wabimenye ko muri iri zina harimo imbaraga. Umupastori witwaga Yayiro. Muramwibuka? Luka igice cya 8. Yari afite agakobwa, umukobwa w'ikinege ufite imyaka 12. Ararwara, araremba. Hanyuma yibuka ko mu izina rya Yesu harimo imbaraga zikiza. Ngo ajya kumureba. Aramubwira ati mwami, agakobwa kanje niko mfite konye, none kararembye, ntiwamfasha tukajyana ukajya kukankiriza? Mwami Yesu aramubwira ngo ntabwo nshobora gutererana abanyizera, tugende. Kandi na niyo munsi ntabwo ajya batererana. Baragenda. Bari mu nzira bagenda, baca muri karitsiye iri mu ndi mugore nawe w'indushyi kandi wabuze umuruhura. Ndashimira umwami Yesu ko ari we karuhura. Yaravuze ngo mwese abarushye icyaba kibaruhije cyose, namwe abaremerewe nimuze musange ndagira gute. Yararushye. Ababyeyi barabyumva. Reba kumara imyaka 12 uva uri mugongo, ibintu bye ngo yari yarabimarishije abaganga kugira ngo arebe ko hari icyo bamufasha, birananirana. Ndashimira Imana ko ibyanza ahandi umwami Yesu arabishoboye. Arabishoboye. Hanyuma yumvise ko Yesu anyuze muri iyo karitsiye, aravuga ngo icyago mara y'imyaka 12 uyu munsi kirakurwaho, kuko ngiye kubonana n'umwami Yesu. Bibiliya iravuga ngo haleluya, aragenda ageze aho Yesu yarari, asanga abantu bari kubyigana. Kandi mbibutse ko nta muntu ushobora kwaka undi mwanya ngo agere kuri Yesu, ko nawe abamukeneye. Kuri Yesu umuntu agomba kubyiga. Ntabwo ushobora ngo wampaye umwanya nkagera kuri Yesu. Bya bindi byaba abantu babanebwe batanga amafaranga ngo bajye kubasengeraho batagiyeyo. Ntabwo yajya kugusengera ngo nurangiza ubonane nawe kandi ari uri mu masengesho. N'ubuyobe. N'ubuyobe. Kikeretse n'umusabe inkunga y'amasengesho ariko nawe uri gusenga.
hari abanebwe ngo mujye kunsengera kandi batari gusenga. Abo bagiye gusenga nibo barahura nawe, wewe ntawe murahurira, kiretse nawe nusenga. Hanyuma ngo arabyigana, abona ntabwo aragera imbere ya Yesu ngo amubwire ikibazo afite. Abona ntabwo arabona uburyo bwo kuvugana nawe. Arongera azamura kwizera, aravuga ati ntacyo, ndamutse ngiye nkakora ku mubiri we nkamukoraho, nizeye ko icyago cyanjye cyaba gikiza. Arabyigana abona kugira ngo amufate nko ku kuboko biragoye. Azamura kwizera avuga ngo ninkora no ku mwenda gusa, Mana yanjye. Uyu mubyeyi yari yaramuhishuriwe kabisa. Ninkora no ku mwenda gusa ndaba nkiza. Bibiliya iravuga ngo arabyigana ngo aca mu bantu, ngo aragenda akora ku ncunda z'umwenda wa Yesu. Akimara kumukora, muzasome neza, ntago yamukozeho ngo amanze yiyumvire ko akize. Yamukozeho yizeye ko akize, yakoze ahita ahindukira nk'ukize. Uko abyizeye niko byahise bumubera. Umva ikintu gitangaje, yakoze ku mwenda wa Yesu atamuvugishije, atanamuciriye isingo ufite ikibazo ndifuza kunkiza. Ariko icyo akoze, kwizera ko waragiye gukura imbaraga muri Yesu, zirangije ziramukiza. Bibiliya iravuga ngo Yesu yumva hari imbaraga zimuvuyemo. Uyu mubyeyi yari afite kwizera bene data. Haleluya. Kandi ndagira ngo bahumurize, muhumure ntabwo zamuvuyemo ngo ashirirwe, havuyemo zimukiza gusa, ariko aracyari furu. Haleluya. Yesu ntabwo ajya ananirwa, ntabwo ajya ashirirwa ngo ibyo yakoze uyu munsi ejo ananirwe gukora ibindi kubera ko yashiriwe. Ahora ari furu, yuzuye imbaraga zo kugirira neza abamwizera, ahora ari furu. Bibiliya iravuga ngo Yesu arabaza ngo ninde unkozeho, ko numvishe hari imbaraga zimvuyemo. Ba Petero baramuhugura, baramubwira bati nyakubahwa muyobozi, nubwo utuyobora ujye ureka natwe tuguhugure. Uretse gukabya urabaza ngo ninde ugukozeho, ubona abantu bari kukubyiga. Arabaza ati ariko munyumvise nabi, ntago mbuzumgize buzunkozeho, kuko numvishe hari imbaraga imvuyemo. Mana ishimwe, Mana ishimwe. Hanyuma wa mugore azahita amwikubita imbere, amutekereza ikibazo yari afite, amubwira ukuntu akoze ku mwenda we agakira. Yesu arangije aratangara, aramubwira ngo mwana wanjye, kwizera kwawe kugize gute? Hanyuma ndagira ngo mbabaze, ni ukwizera kwa Yesu cyangwa ni ukukiza? Umuntu mwegeranye nakumira ikiganza kumbwirire ngo ni wizera umwami Yesu uraza kubona imbaraga ze. Ntabwo ari ukwa Yesu kuragukiza, ni ukwawe kuragukiza. Ni wizera umwami Yesu uraza kubona imbaraga ze. Sifa kwa Mungu. Kumbi uyu mudamu uko ari kuvugana na Yesu, yayirowe ntabwo yari ari mu bihe byiza. Uyu mudamu ukuntu atindije umwami Yesu, ubu turagera akana kakiri kazima. Yavuganye nawe vuba tukagenda kwa kana kanjye karembye. Hanyuma kandi mbibutse ko haleluya, haleluya, aka kana kari kamaze imyaka 12 kavutse. Uyu mudamu yari amaze imyaka 12 ari mugongo. Bisobanuye ngo yari afite ikibazo kingana n'uyu mwana wa Yayiro. Yesu gutindana nawe rero yari afite impamvu. Mu yandi magambo yari afite rezo. Uyu mudamu yari ababaye. Hanyuma bakibara gutandukana n'uyu mubyeyi, haza umudiyakoni uvuye kwa Yayiro. Iyi ntumwa yarantangaje cyane. Mwumva ijambo yabwiye Yayiro. Yaramubwiye ngo Yayi, wikwirirwa urushye umwigisha. Iri jambo nararisomye ndaseka. Wikwirirwa urushya umwana yapfuye, nta kirwaye yapfuye, umwuka wamushizemo. Nasomye iri jambo ndibaza, naravuze ni biragaragara ko uyu mwigishwa yarazi Yesu igice, ariko nza gusanga ntabwo ari we gusa, natwe niko tubeze. Uzi ko hari ahantu umuntu agera agaha Imana imbabazi akayibabarira, akavuga ati Imana nkurikije ibihe ndimo, nkurikije ibintu bindi imbere, nkurikije bariyeri mbona indi imbere, ibi byo ntibishoboka rwose. Akiyakira n'Imana akayibabarira pe.
mbese akumva ko bidashoboka. Nyamara Yesu yaravuze ngo bidashobokera abantu bigize gute? Bishobokera Imana. Ibyo urabona bidashoboka ku bantu. Hari n'igihe utira amaboko yabo ubona bakomeye bikabananira, ariko umwami Yesu ntabwo ajya ananirwa. Ntabwo ajya ananirwa. Bibiliya iravuga ngo baragenda bageze kwa Yayiro, Yesu asanga bari kurira. Arabaza ngo ko murira byagenze bite? Batise ntabwo wamenye ko umwana wa Yayiro yapfuye? Arababwira ngo ntabwo yapfuye, ahubwo agize gute? Arasinziriye. Umva, yapfuye kandi kuko yari yapfuye. None Yesu arimo aravuga ko asinziriye. Ndagira ngo mbibutse ko ibikomeye bikomereye twebwe, ariko ntabwo bikomereye Imana. Abisirayeli bagera ku nyanja itukura, bayigezeho Musa agiye gusenga. Imana iramubaza ngo niki gitumye untakira? Buriya nta cyari gihari. Imbere hari inyanja, impande hari imisozi, inyuma hari umwanzi. None Imana iramubaje ngo niki gitumye ugira gute? Kubera iki? Ibyo bikomeye bikomereye Abisirayeli, ariko ntabwo bikomereye Imana. Imana irangira amubwira ngo bwira Abisirayeli bakomeze bagire gute? Iri jambo naho Mose yari kurihingutse. Niyo mpamvu yagiye arababwira ngo mwitinye mwihagararire gusa. Mureba agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Mana irubarwanirire, namwe mugire gute? Namwe mwicecekere. Yarabatabaye cyangwa ntabwo yabatabaye? Haleluya. Eka ngubaze mwene data, Imana yashoboye ibyo ku nyanja itukura, ibyawe byayinaniye. Ntabwo ibyawe byayinanira. Hanyuma baramubwira bati niko ubu uravuze ngo arasinziriye, none ushatse kuvuga ko turi kurizwa n'ubusa. Urabona tutazi gutandukanya usinziriye n'uwapfuye. Hepfo aravuga ngo baramuseka. Reba abantu bari barimo kurira barangije ngo baraseka. Bashobora kuba ari babandi bari batiye bariraga ahabaye ibyago. Abantu barimo bararira kubera ijambo Yesu avuze ngo baraseka. Hanyuma afata Petero na Yakobo na Yohana na nyina w'umwana na se, binjira naho umwana yari ari mu cyumba. Ahageze Yesu ntiyatinya ko uyu mwana umwuka wamushizemo. Kubera iki? Aho wari wagiye, haleluya, ni Yesu bundi wari wawujyanye. Murabyibuka ko mu byarimwe byose nta na kimwe kitaremwe. Haleluya. N'iyi ntumbi sifa kwa Mungu, Yesu ayifiteho ububasha, n'umwuka wayivuyemo ukagenda, aho urafite ubushobozi bwo kuwubwira ngo mugarukemo. Bibiliya iravuga ngo, aravuga ngo tarisa 10, bisobanuye ngo gakobwa agira gute? Byuka. Ka gakobwa bagiye kubona babona karabyutse. Hanyuma kamaze kubyuka aragafata agaha nyina. Nyina asohoka afite wa mwana. Abantu bose barumirwa. Noneho abantu bari aho ngaho babana lisite baravuga batariko biragaragara ko dusigaye dushobora kuba tunashyingura abantu batapfuye. Uzi ko umwami Yesu yavuze ko asinziriye ntitubyemere, kumbi yarasinziriye koko. Urabona ukuntu twamuhakanyije. Ndashimira umwami Yesu ko atajya yisobanuza amagambo, yisobanuza ibikorwa. Haleluya. Ntabwo iyo ashaka Nebukadinezari yari kubaza ngo nihe Mana yabakiza amaboko yanjye, agahita yumva ijwi rivuga ngo ndi Imana nabishobora. Ariko ntabwo Imana yavuze, ahubwo yarakoze. Imana ntabwo ijya yisobanuza amagambo, Imana yisobanuza ibikorwa. Iyo Imana ikoze ikintu niba yemere, ikora gikuru cyacyo kugira ngo bamenye ko ari Uwiteka. Imana ishimwe. Nicyo cyatumye Yesu areba umuntu yiyerekaniramo imbaraga ze, kugira ngo abatizeye ko ashobora gukiza abantu bamenye ko yatumwe n'Imana. Ateza indwara inshuti ye Lazaro. Aha munyumve neza, Yesu agira gute? Ateza indwara inshuti ye. Nimusoma neza Bibiliya murasanga iriya ndwara Lazaro yarwaye yari iturutse kuri Yesu, kugira ngo abone uko yisobanurira abantu. Amen. Biravuze ngo hari ibintu ucamo rimwe na rimwe ukirwa utokesha, kandi ari ibyaturutse ku Mana. Icyambere kugira ngo izamure kwizera kwawe. Icya kabiri nibikora abasanzwe bakuzi muri kondisiyo wari urimo nabo bazizera Imana. Amen. Yes, hari igihe Imana ijya yemera ko ibintu bitubaho. Abarokore benshi bazi ko nk'iyo umuntu yubaha Imana ngo atageragezwa. Nyamara Yohana mu bintu yavuze dusangiye, yaravuze ngo ngewe Yohana musangiye amakuba
n'ubwami no kugira gute no kwihangana. Urumva yabanje iki? Yabanje iki? Cyakora turashimira Imana ko idashobora kukugerageresha ibyo utashobora kwihanganira. Mu yandi magambo, nubwo ubona ibintu biri imbere yawe bikakaye bikomeye, Yesu yaragupimye abona washobora kubyihanganira, niyo mpamvu yemeye kuguhuza nabyo. Pawulo yandikira Abikorino urwandiko rwa mbere igice cya 10 umurongo wa 13, yaravuze ngo nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari urusange mu bantu, ngo kandi Imana niyo kwizerwa, ngo ntishobora kubagerageza ibiruta ibyo mushoboye, ngo kandi hamwe n'ibibagerageza ngo izabacira kanzu, ngo kugira ngo ubone uko mubyihanganira. Ndagira ngo nkwibutse ko ibintu uri gucamo niba ari ibyaturutse ku Mana, Yesu aguha umugisha, nimujya mubona umuntu w'Imana uri kugeragezwa n'ibintu bikomeye cyane, amen, ntimukamuvuge cyangwa se ngo mumuce intege. Impamvu ubona biriya bintu utabishobora, kuki se utabishobora wakaba bishoboye? Biragaragara ko ari umunyembaraga, si byose. Niyo Imana ishaka kwihesha icyubahiro, ntabwo ishobora kukiheshereza ku banyantege nke, ibi ikiheshereza ku banyembaraga. Kuko kugira ngo Imana yiheshe icyubahiro, ibanza gufata ibintu ikabigira ibidashoboka mu maso y'abantu, kugira ngo uce mu bintu rero bigaragarira abantu ko bidashoboka. Urumva uri mu buzima bukaze bukakaye. Ndashimira Uwiteka, haleluya, ko umuntu wese yaremye, kabiri umuntu wese wamuhishuriwe azi imbaraga afite, ku buryo hari ibintu adashobora kuguhuza nabyo. Impamvu rero yaguhuje nabyo, kabona uri mu bintu abantu bashobora ko babona ko bitashobora kwihanganirwa, uri umunyembaraga mu izina rya Yesu. Hari n'abantu Imana igirira neza, yamara kubagirira neza ugasanga bari gusanga abandi bakiri muri bwa buzima bubi mwarimu yatubwiraga, ngo ariko ngo mushobora kuba ngo musenga ngo mutizera, bigiye bagasengeye ukaba uri gukiri muri ubwo buzima. Kubera iki? We yarasubijwe. Mwari muzi yuko kwa muganga urembye ari we baheraho? Mwari mubizi? Iyo ugiye kwa muganga akakwakira, nyuma yawe hakaza umurwayi urembye, ahita kureka agahera kuri wa wundi urembye. Impamvu Imana yaguhereyeho, yabonye urembye irangije guheraho, hanyuma warangiza urumva ngo ngiye ngo narizeye cyane ngo hanyuma ngo birakoreka. Ntabwo ari cyo bisobanuye. Ahubwo Imana iyo uza kugira amaso y'umwuka, wari kumenya ko igutabaye kugira ngo ujye uhuhiramo ba bandi. Hari ijambo rivuga ngo hamwe n'ibibagerageza ngo izajye bacira. Imana agira ngo ijye ibacira kanzu gukoresheje. None iri kubaseka ngo ntago bizera. Ahubwo bakurusha kwizera. Mu yandi magambo, iyo usengana n'umuntu mwese muri inkubitwe ugasubizwa mbere ye, abakurusha kwihangana. Icyo bisobanura si byose ko Imana yarabasuye ibona ugiye kubivamo, iravuga iti uyu muntu reka muhereho. Hanyuma irebye wa wundi usanga ari kuririmba ngo ubwo Umwami Yesu ankunda ndamahoro, kandi bikaza aravuga ati uyu nguyu reka mutinze nzamwihesherezaho icyubahiro. Mwene data, gutinda mu bibazo kwawe nicyo kizatuma imbaraga z'Imana zigaragara cyane. Ntago mubyumvise.
kandi numva hari umuntu mvuganye nawe. Gutinda mu bibazo bikomeye cyane kwawe nicyo kizatuma imbaraga z'Imana zigize gute? Zigaragara cyane mu buzima bwawe. Mu izina ryande rya Yesu. Ntago mbabeshya, wenda azabibabwira. Mwari Medimo tuziranye kera cyane. Tuziranye kera. Kwa kundi yavugaga ameze nabi, wenda ngiye muzi, wenda nyuma y'icyo gihe akora aho ngaho mu ntuza, ariko nabwo yaramerewe nabi. Ahantu yasengeraga ari Remera, Imana yaramutabaye. Abantu bari bamuzi uko yari ameze, babonaga ari mu ijipe. Wasangaga bari kuvuga ngo yewe ngo si ngombwa kuvuga Imana ya Daniel, nidushaka tuzajya tuvuga iya Edimo. Umuntu wari umeze kuriya, duha Imana amashyi menshi mu izina rya Yesu. Danke. Urumva ikintu Imana ikoze kibaye ihumure ry'abantu benshi. Sifa kwa Mungu. Lazaro ararwara. Batuma kuri Yesu bati ukunda agize gute? Ararwaye. Arabasubiza ngo irwara arwaye siyo. Barokore bene data, mujye mwitondera imvugo y'Imana. Reka nanone shyira umucyo kuri iri jambo. Abarokore benshi bishimira cyane ko Imana ivuganye nawe, ariko bakibagirwa guhishurirwa ko impamvu Imana iri kuvugana nawe cyane irimo kuguha ihumure ku bintu bikomeye cyane ugiye kunyuramo, kugira ngo utaziheba, uzizere ko Imana yavuganye nawe izahindura ibyo bihurimo. Mu yandi magambo, n'ubu uri ku kintu ukumva Imana iri kukivugaho cyane, ujye umenya ko kitoroshye. Impamvu Imana iguhaye ihumure ni ukugira ngo igihe uzaba uri mu kaga, uri mu makuba, ibintu byagucanze, uzibuke ko Imana yavuganye nawe ari Imana yo kwizerwa, hanyuma bigukomeze. Bwana Yesu asifiwe. Ikintu kitagoye ntabwo Imana ipfa kukivugaho. Imana ivuga kuko ijwi ry'Imana cyane cyane ry'ubuhanuzi, iyo ari iry'amasezerano, aba ari ihumure kubera ibihe tugiye gucamo. Niyo mpamvu uzasanga Imana ivugana n'umuntu, nyuma y'uko ivuganye nawe usanga ari mu makuba menshi, rimwe na rimwe ugasanga ari kuvuga ngo ntabwo ari Imana yavuze. Oya, wibifata gutyo, ahubwo menya ko ari ihumure Imana yaguhaye, kandi bikwereka ko nyuma y'ubwo buzima icyo Imana yavuze izagikora mu izina rya Yesu. Sifa kwa Mungu. Kandi mbibutse ko ibikomeye ducamo ntibishobora kubuza icyo Imana yavuze gusohora. Ndarisubiramo, ibintu bikomeye ducamo ntabwo bishobora kubuza icyo Imana yavuze kugira gute? Ntabwo bishoboka. Hanyuma bukeye Lazaro agira gute? Lazaro arapfa. Kandi apfa, Yesu yaravuze ngo iyo ndwara arwaye si yo kugira gute? Si yo kumwica. None se Yesu arabeshye? Oya, Yesu ntabwo abeshye, arabizi ko Lazaro azapfa, ariko ari kureba nyuma yo gupfa ko hari ubuzima. Niyo mpamvu arimo kuvuga ko Lazaro atazapfa, nuko arimo arabona ubuzima nyuma yo gupfa kwa Lazaro. Ndashimira Imana ko nyuma y'ibintu bikomeye hari ibindi, nyuma y'ibintu bikomeye, nyuma ya ntibishoboka, nyuma y'ibihe bigoye, hari ubundi buzima Imana ibirimo kureba mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu ujya gusenga ukumva Imana ntiri kukubwira ibihuye n'ibihurimo. None se niba tugiye gusenga wabuze ibiryo, Imana yakubwira mwana wa nyamuhaye etaje, ibi bintu birahura? Ibi bintu birahura? Ubuse birahura? Wajya gusenga ubwira Imana ngo Mana, ko nabuze urubyaro wampaye umwana. Imana ukumva iri kukubwira ngo mu buzukuruza bawe ngo hazavamo. Ukeneye umwana iri kuvuga buzukuruza. Ndashimira Imana ko itaturebera mu bihe turimo, Imana iturebera mu mugambi wayo mu izina rya Yesu. Haleluya. Mana ntabwo iturebera mu bihe turimo, ahubwo iturebera mu mugambi wayo. Impamvu umuntu agira agaciro ari uko afite ibinezeza abantu, ni ukubera ko batazi ejo hazaza he. Igihe cyose udafite ibyo abantu bakeneye nk'uko twabyumvise, ntabwo ushobora kugira agaciro muri bo. Ariko ndashimira Imana ko agaciro udafite mu bantu ubu gafite ku Mana mu izina rya Yesu. Kandi haleluya, guta agaciro mu bantu ntabwo bisobanuye ko utagafite imbere y'Imana, upfa kuba uyubaha ubanye nayo neza. Si byose? Si byo bene data? Hari abantu basuzugurwa ugasanga bari kurekara makuma n'abantu ngo bansuzuguye. Niba Imana ikwishimira, iturize mu izina rya Yesu. Ubundi se wagize ngo birashoboka ko abantu baguha agaciro udafite ibyo bakeneye? Nanabibutse ko ngiye birisoma Imana yararinyigishije. Burya abantu tubana nabo badukunda ni bake cyane.
mujye mwishimira urukundo umwami Yesu adukunda. Urukundo rwa Yesu ntabwo rurobanura, ntabwo ruhera ku byo dufite. Yesu uko akunda umukire ni nako akunda umukene, uko akunda uwize ni nako akunda utarize. Ariko abantu muzasome Yobu, ibintu bimaze kumushiraho, abantu bahise bajyana nabyo. Cyakora inshuti ze zakanyakanyaga zijya kumusengera, inzara iziriye zihita zihishurirwa. Zahishuriwe iki? Zahishuriye ngo yarakoze ibyaha. Bahita bava mu masengesho bavuga bati twarayobye, twari turi kugusengera ngo Imana igutabare, ariko dusanze umuntu ubaha Imana atahura n'ibyo bintu, turagusaba ko bihana. Urumva ibintu byaragiye bajyana nabyo. Bisobanuye ngo abantu benshi baba baturiho kubera ibintu, kubera kandi Imana ibiguhe kugira ngo bakuzeho mu izina rya Yesu. Uwo muntu mwegeranye mumerekeza ndumubwira ngo Imana ibiguhe bakuzeho mu izina rya Yesu. Ntacyo bitwaye, ntacyo bitwaye, nta kintu bitwaye. Imana ibiguhe hanyuma bakuzeho, nta kintu bitwaye. Haleluya! Imana ibiguhe kugira ngo bakuzeho, ntacyo bitwaye, nta kintu bidutwaye. Lazaro arapfa, baramushyingura amaze iminsi ine mu gituro, niko Bibiliya ivuga. Amaze iminsi ine hehe? Mu gituro. Yesu abwira abigishwa be ngo inshuti irangira Lazaro irasinziriye, reka tujye kuyikangura. Lazaro amaze iminsi ine mu gituro aranuka, ariko Yesu ari kuvuga ngo agize gute? Ngo arasinziriye. Hanyuma baramubwira bati ntacyo bitwaye, niba asinziriye azakanguka. Ngo arabwira ati ariko ntabwo ari ibitotsi bisanzwe, ahubwo yarapfuye. Baramubwira bati yewe ga mwami, urabizi ko wajyagayo bakagutera amabuye kandi wabagiriye neza, none ni gute turajyayo inshuti yawe yarapfuye ntitujye no gutabara? Urumva baratwicirayo. Bamwe bashaka kwanga. Toma arababwira ngo n'ubundi twaramukurikiye, twararwiyemeje, muze tujye gupfana nawe. Baragenda, bageze hafi yo kwa Lazaro, Mariya na Marita bamenye ko Yesu yageze hafi aho ngaho. Barihuta baramubwira ngo iyo uza kuburi hano. Bamubwiye ijambo neza risa n'irya ya ntumwa yo kwa Yayiro. Iyo uza kuburi hano musaza wacu ntaba yaragize gute? Muzi ikintu bamubwiye, bamweretse ko yaje imburagihe. Ndashimira umwami Yesu ko atajya atinda, ntajya anatebuka, aza mu gihe cye, kandi igihe aziye ntabwo ajya atinda, ntabwo ajya akerererwa. Igihe aziye ni cyo niyo yaza ukabona yaratinze kubera ko nako byapfuye, afite imbaraga zo kubizura. Bati yuza kuburi hano musaza wacu ntaba yarapfuye. Bisobanuye ngo nabo bari bizeye ko yari kumukiza, ariko ntabwo bari bizeye ko yari kumuzura, ko yamuzura. Kandi bari inshuti ze. Bakristo bene data, mumenye ko umunsi ku wundi Paulo yasengeye Abefeso, abasabira Imana ngo kugira ngo ibahe ngo umwuka w'ubwenge, ngo kugira ngo barusheho kugira gute? Kuyimenya. Kandi yarabashimiye ko bafite urukundo, kuko bazi umwami Yesu, ko bameze neza. Urumva abantu n'ubundi bari basanzwe bazi Imana, ariko abasabiye umwuka w'ubwenge kugira ngo barusheho kugira gute? Bene data, Imana ni ngari, tuyimenyeho agace gato, ariko uko turushaho kugenda dutindana nayo, niko tugenda turushaho kubona ubugari bwayo, niko tugenda turushaho kubona imbaraga zayo, niko tugenda turushaho kubona ubushobozi bwayo. Sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu. Ntubona kuza Imana hari ibindi yakora ukayimenya kurutaho, ukayimenya urundi ruhande. Hanyuma bamaze kumubwira gutyo, arababwira ati reka da, ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yarapfuye azongera agira gute? Baramubwira bati ibyo twabyize muri Ecole de Dimanche, ubundi abapfuye turabizi ko bazabaho, bazazuka ku muzuko w'abapfuye. Arababwira ati reka da, nimwizera muraza kubona ubwiza bw'Imana. Nimugira gute? Bakristo bene data, muri Yesu harimo imbaraga zo kudukiza. Ikintu dusaba ni kimwe, nuko tumugirira icyizere. Kugira ngo uzikosome izi mbaraga biragusaba kumwizera byonyine, nta kindi kintu agusaba. Sifa kwa Mungu. Mbeshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze,
mbumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo bamfite, umwanzi Satani yangerageza, nkabona makuba menshi, nzi yuko Mukiza azamba hafi, njye mwisunga mwihishemo, mbeshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, mbumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo bamfite. Numva amatsiko mu mutima wanjye, yo gucya ku munsi mwiza, Yesu ubwa zagaruka kunjyana mu rugo rwe rwo mu ijuru, mbeshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, mbumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu. Nikita sinima, haleluya, nikita Yesu we, Yesu we, Yesu we. Mu izina rya Yesu harimo imbaraga zikiza, nijye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azongera abeho. Ntabwo yavugaga umuzuko, yavugaga ko Lazaro arongera akaba muzima. Arababaza ngo nihe mwamushyinguye, bagira ngo agiye gushyiraho indabo cyangwa se wenda agiye kumwunamira. Bageze arababwira ngo mukureho igitare, baramuhugura, baramubwira ngo aranuka, ntabwo umunuko twawukira. Arababwira ngo mugikureho, bagikuyeho birukanka kubera umunuko. Imana ishimwe yuko atahunze. Niyo turi mu bikomeye abantu baduhanye, umwami Yesu agumana natwe. Mumumera amashyi menshi. Ntabwo Yesu ajya aha tekita before henita sinima leta before benifokita sinima tena sin. Yesu we karame mwami wawe. Nta muntu wageze ahantu akabona asigaye wenyine, waduha ubuhamya akatubwira ngo ni ukuri nkurikije umwami Yesu yagumanye nanjye. Muri iri teraniro barimo, murambura ibiganza mushima Imana mu izina rya Yesu. No mu mwijima wo mu nzira, uri ahantu hatagerwa n'undi muntu, nta muntu wakurengera, umwami Yesu muba muri kumwe, muri we harimo imbaraga zidukiza. Imana ishimwe cyane. Nanjye ndabyibutse mwami wanjye. Imana ishimwe cyane. Hanyuma arangije avuga ijwi rirenga, aravuga ngo mwami data, narinzi ko ndabizi neza kunyumva, ntabwo nagakwiriye kuba mvuze cyane, ibi mbikoreye kugira ngo bibe ubuhamya aba bari aha ngaha bamenye ko wantumye. Arangije avuga n'ijwi rirenga, atitaye ku munuko arimo kumva, atitaye ko Lazaro amaze iminsi ine mu gituro, aha muhumve cyane, atitaye ko abantu babona ko bidashoboka, ahamagara Lazaro, aramubwira ngo Lazaro gira gute. Amaze kuvuga gutyo, abantu benshi bagize ngo ahari ubwenge bwagiye, baribaza uyu muntu ari guhamagara uwapfuye, ntabwo ari kumva uyu munuko. Ubu arahamagara Lazaro, arabona bishoboka. Bene data, ntabwo bishoboka ku bantu. Mwami Yesu arabishoboye, mwami Yesu arabishoboye, mwami Yesu arabishoboye. Ku bantu n'ukuri ntabwo bishoboka, ariko umwami Yesu afite imbaraga zibishoboye. Hanyuma barimo baribaza batyo, bibaza ukuntu amuhamagaye n'uwo munuko, bagiye bumva umunuko utangiye gushira. Babona Lazaro ko arasohotse. Mana we,
haleluya. Yewe uretse n'abigishwa be n'abari bari aho ngaho bose batamwemera batamwizera, baba bavuga ngo aturuka ngo akoreshwa ngo n'umwami ngo akorerwamo ngo na Beelzebuli, bose bahise bavuga bati nta bambi bane dufite, uyu niwe mwami wacu, ngo bashaka kumwimika, ngo abacamo arigendera kuko ubwa mwese ubwo mwisi. Bakristo bene data, Yesu afite imbaraga zo gukiza biri ku rwego n'ibyapfuye ashobora kongera kubiha ubuzima. Hari ibintu byapfuye mu buzima bwawe, hari ibintu byapfuye mu mibereho yawe, hari ibintu byapfuye mu bugingo bwawe. Umwami Yesu afite ubushobozi bwo kongera kubiha ubuzima. Kandi ngo tugiye gusenga. Hanyuma twasomye ijambo ryavuze ngo Yesu Kristo uko yari ari icyo gihe azura Lazaro amaze iminsi ine mu gituro, ntabwo yigeze ahinduka n'uyu munsi niko akiri, kandi ko azahora iteka ryose. Imbaraga zikiza umwami Yesu yari afite kiriya gihe na n'uyu munsi nizo agifite. Imbaraga zazuye Lazaro ntabwo zigeze zigabanyukirwa, na n'uyu munsi ziracyahari. Ngo ufite indwara ngo yananiranye ku bantu, ntabwo yananiranye kuri Yesu. Ngo uri mu buzima wabuze uwakurengera, muri Kristo Yesu harimo imbaraga zabuhindura. Ngo abana bawe ngo barakunaniye ariko ntabwo bananira Yesu. Uwahinduye Sawuli yaricaga abakristo nawe agahinduka umuvugabutumwa, yabahindura mu izina rya Yesu. Sifa kwa Mungu. Ngo ufite ngo imyenda ngo imeze nk'amasiteri imbere yawe, umwami Yesu afite uwishyuriye wa mupfakazi kutuvuta duke akadutubura, akishyura agahinduka n'umucuruzi wayo, nawe yakora ku buzima bwawe. Yewe urabona hari ibintu biri ku rwego bimeze nk'ibyapfuye bitagifite ubuzima. Kuvuga uburyo uvuga ibi bintu ntabwo byashoboka, ntabwo bishoboka kuri wowe, ariko umwami Yesu arabishoboye. Mwami Yesu arabishoboye, munyakire. Haleluya. Mwami Yesu arabishoboye, mwami Yesu arabishoboye. Ndagira ngo muzamure kwizera. Ndumva Imana iri muri aya materaniro kugira ngo igirire neza abantu bayo. Muhaguruke dusenge mu izina rya Yesu. Tina sita pifo benifokita lazima shando dry pewa hetita sinima shando pifo nemai. Nukuri kare mushumba arimo gusengera mwene data kugira ngo tuganirize, numvisha ijwi ryasakuje mu matwi yanjye ko hari abantu ngo bari bamaze iminsi mu kazitiro bari mu bihe bidahinduka kandi bibi, yibaza ukuntu bizagenda. Numvisha ijwi risakuza rimbwira ngo nukuri hari abantu Imana igiye gukura muri ako kazitiro, muri aya masengesho bakakavamo. Ya bariyeri yari maze iminsi iri imbere yawe, Imana iraza kuyisenya mu izina rya Yesu. Ako gasuzuguro k'abadayimoni Imana iraza kugatesha agaciro mu izina rya Yesu. Izo mbaraga z'umwijima Imana iraza kuzinaniza mu izina rya Yesu. Izo nyubako umwanzi yubatse ku buzima bwawe Imana iraza kuzisenya mu izina rya Yesu. Ababyizeye mutere haleluya. Imana ifite imbaraga bene data. Hey, haleluya. Imana ifite imbaraga mu izina ry'umwami Yesu, harimo imbaraga zikiza. Ndagira ngo dusenge isengesho ryo kumushima, hanyuma sabe Sam aje gusenga. Umuntu wese ikintu afite ku mutima abona gikomeye acyereka umwami Yesu. Ni intege nke Yesu yazigukiza, nicyo cyaha kikwizingiraho Yesu yaguha imbaraga zo kukinesha. Nabo bana bakunaniye Yesu yabaha ubwenge, Yesu yabaha umurongo. N'ubuzima urimo bugoye bukakaye Yesu yabugukuramo. Umwami Yesu afite imbaraga zo kudukiza. Reka tubanze tumushime, hanyuma se amaze gusengera ibyifuzo byacu. Mana turagushimiye. Teni sinima shando drazo pifone mandowa pewa sokita sinima henikita lazima shando dry. Turagushimiye ko waduhaye Yesu, turagushimiye ko wamuduhishuriye, turagushimiye ko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, turagushimiye ko ari we mahoro yacu, turagushimiye ko ari we bugingo bwacu. Tumufite ntabwo twifuza undi murengezi. W'izina rya Yesu harimo imbaraga zikiza, kandi Yesu ntabwo ajya ahinduka. Turagushimiye mwami wacu uko wari uri kera n'uyu munsi ni kuri kandi ni kuzahora. Uracyari Jehova El Shaddai, uracyari Jehova Adonai,
uracyari Jehova Rafa, uracyari Jehova Shalom. Uri data wa twese mwiza, tugufite ntabwo twifuza undi murengezi. Uri hejuru y'imbaraga zose, uri hejuru y'ubutware bwose, uri hejuru y'ubushobozi bwose, uri hejuru y'ubwami bwose. Haleluya! Urakinga ntihagire ukingura, urakingura ntihagire ukinga. Ufite ubutware ndetse n'ubushobozi ku bintu byose. Iyo uvuze ibintu byose birakumvira. Izina ryawe nirihimbazwe cyane. Turagushimiye cyane, turagushimiye cyane ko wuzuye imbaraga zo kudukiza. Turagushimiye cyane ko wuzuye ubuntu bwo kutugirira neza. Turagushimiye cyane ko wuzuye imbabazi. Turagushimiye cyane ko wuzuye urukundo. Izina ryawe nirihimbazwe cyane. Mavi yose akwiriye kugupfukamira, ndimi zose zikwiriye kwatura kuri Uwiteka. Haleluya, haleluya, haleluya. Turagushimiye cyane ko muri wowe harimo ubuzima, muri wowe harimo gukira indwara, muri wowe harimo tokita sinima, pewa sikita sinima. Muri wowe harimo ubugingo, muri wowe harimo guhanagurwa amarira, muri wowe harimo guhindurirwa ubuzima, muri wowe harimo ihumure, muri wowe harimo ubuzima ku mfubyi zidafite kirengera, muri wowe harimo uburengezi, urengera abapfakazi, muri wowe harimo kugira neza, ugira neza abadafite shinge na rugero. Izina ryawe nirihimbazwe cyane. Muri wowe harimo imbaraga zikomeye, ibidashobokera amafaranga, ibidashobokera imiryango, ibidashobokera abakomeye, ibidashobokera sisiteme y'isi. Muri wowe harimo imbaraga zibishoboye, by'abantu bavuga ngo ntibishoboka. Turagushimiye ko ufite imbaraga zibishoboye. By'abantu bavuga ko bidakunda, muri wowe harimo imbaraga zabikora bigakunda. Ahantu hatari inzira ujye uhaca inzira, ujye utembesha imigezi mu butayu, ugaca inzira mu kidaturwa. Uri data wa twese mwiza, izina ryawe ririhimbazwe cyane. Ntabwo ujye ubura inzira, ntabwo ujye ubura inzira, ntabwo ujye ubura inzira. Tenisinima, nta hantu habi umuntu yaba ari wabura ubushobozi bwo kuhagera kugira ngo umugirire neza. Nta mubabaro umuntu yaba afite ngo umuburire ihumure, nta burwayi umuntu yaba arwaye ngo umuburire umuti, nta ntege nke umuntu yabamo ngo umuburire imbaraga zo kumuhembura. Turagushimiye kuri Imana. Tunasinima tenasita pifo denisane maleta shandodrai. Uri Imana ifite ubushobozi bwo kuzura n'ibyapfuye. Hari ibintu byapfuye byo mu buzima bwacu, hari ibintu byapfuye byo mu bugingo bwacu, hari ibintu byapfuye byo mu mikorere yacu, hari ibintu byapfuye byo mu miryango yacu. Ufite imbaraga zo kubizura zikongera bikaba bizima. Imbaraga wakoresheje uzura Lazaro na n'uyu munsi ziracyahari. Turagushimiye kudahinduka, uko wari uri kera n'uyu munsi ni kuri kandi ni kuzahora. Icyubahiro ni icyawe, tuguhaye amashyi menshi. Turagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Iyo Mana dusenga irakomeye, ni Imana itabura guseruka. Oh, ni Imana. Haleluya. Bowaze mugiye kuririmba. Iyo Mana. Oh, ni Imana. Oh, iyo Mana.